Twongeye kubasuhuza cyane bakunzi bose avugwa neza official. Uyu ni umwanya w'ikiganiro umusore azeza inzira ye ati. Uyu munsi rero dufite insanganyamatsiko igira iti menya icyaha icyo ari cyo n'ingaruka zacyo. Menya icyaha icyo ari cyo ndetse n'ingaruka zacyo. Hari ibintu byinshi cyane abantu batajya bumvikanaho, bamwe bati ibi ni icyaha, abandi bati ibi si icyaha. Ibyo rero tugiye kubyinjiramo, twumva icyo abahanga babivugaho, twumva icyo Bibiliya ibivugaho, turaza kunguka ubumenyi buhagije kuri iyi ngingo, kandi ndizera yuko buri wese ari buze kungukiramo. Hanyuma rero nimba tubanye ubwa mbere kuri uyu muyoboro wa Yesu avugwe neza official, ndagusaba gukora subscribe kugira ngo icyo tugejeje kuri uyu murongo cyose kijye kikugeraho kandi ku gihe tujye tubana nk'uko ubyifuza. Kandi niba uba wakunze iki kiganiro cyangwa se n'ijambo ry'Imana cyangwa indirimbo uzajya usanga kuri uyu muyoboro, ni byiza yuko ukora like. Kandi comment zanyu cyangwa se ubutumwa bugufi bwanyu nabwo burakenewe kugira ngo tumve tunamenye uko muba mu ubitekerezaho cyangwa se unabyumva. Imana ikomeze kubaha umugisha. Mbere yuko twinjiramo muri iyi ngingo cyangwa se muri insanganyamatsiko, reka mbasabe kugira ngo tubanze dusenge. Mana Uwiteka murengezi w'ubugingo, icyubahiro ni icyawe mu isi ndetse no mu ijuru, urera kandi urakiranuka, amahoro aba mu bo wishimira muri iyi si, ni wamamare cyane kandi ushyirwe hejuru. Ubutware ni ubwawe, imbabazi ni izawe. Ndakwinginze Kristo ngo tweze utubabarire ibyaha n'ibicumuro, utubabarire ko turi abantu babi tudakora ibikwiriye, maze uyu mwanya ubane natwe udushyigikire. Ibyo ngiye kuvuga mvuge mbwirijwe nawe, nyoborwa n'umwuka wera mu izina rya Yesu. Sinze kugira ibyo nongeraho cyangwa ibyo ngabanyuraho, ahubwo unyobore, kandi buri wese uzafata umwanya wumva iki kiganiro, Nyiringabo umuhe umugisha kandi utume yunguka ibirenze ku byo yari afite. Komeza kutugira neza mu izina rya Yesu, amen. Bakunzi ba Yesu avugwe neza official, ingingo y'uyu munsi ivuga iti menya icyaha icyo ari cyo ndetse n'ingaruka zacyo. Tugiye kuyinjiramo tubanza kureba icyaha icyo ari cyo. Hari abantu benshi bagiye bagerageza gutanga ubusobanuro bw'icyaha, utabasha kubavuga ngo barangize, ariko reka tubanze turebe Bibiliya yo uko ifata icyaha icyo ari cyo. Mu buryo bwa Bibiliya, icyaha ni ukwica ubushake bw'Imana cyangwa amategeko yayo. Mu buryo bwa Bibiliya, icyo Bibiliya yo ibivugaho, icyaha ni ukwica ubushake bw'Imana cyangwa amategeko yayo. Igihe udakurikiza amategeko y'Imana, icyo gihe icyo ukora ni iki? Ni icyaha. Igihe udakurikiza ubushake bw'Imana, icyo gihe uri gukora iki? Icyaha. Rero bivuze yuko icyaha ni ikintu icyo ari cyo cyose wagerageza gukora igihe utarimo kugikora mu bushake bw'Imana cyangwa se utarimo wubahiriza iki? Amategeko y'Imana. Ubundi nanone muri make, icyaha ni ikintu ukora urimo kubogamira cyangwa se uri kujya ku ruhande rutuma udakurikiza amategeko runaka. Igihe hari amategeko ugomba gukurikiza, igihe utari kuyakurikiza, icyo gihe urimo gukora iki? Icyaha. Rero mu buryo bwa Bibiliya, dusanze gukora icyaha ari ukubogama ukajya ku ruhande rw'amategeko y'Imana cyangwa se ku bushake bw'Imana, icyo Imana ishaka ntabwo ari cyo ukora. Hanyuma rero muri ubwo bushake, muri uko kwica ubushake bw'Imana n'amategeko yayo, ni ubuhe buryo ubikoramo? Icyaha gihinduka igikorwa, ijambo, igitekerezo cyangwa kutagira icyo ukora igihe wagombaga gukora icyiza, byose binyuranye n'uko Imana ishaka ko umuntu abaho. Urumva yuko ijambo wavuga, igikorwa wakora, igitekerezo, cyangwa se utagize icyo ukora igihe wagombaga gukora ikintu cyiza, ugakora ibintu runaka, ugakora icyo gikorwa, ukavuga iryo jambo, ukagira icyo gitekerezo, byose binyuranye n'uko Imana ishaka ko umuntu abaho, icyo gihe aba ari iki? Aba ari icyaha. Mu gihe
yangiye kuvuga ngo in case umuntu akoze igikorwa runaka, avuze ijambo runaka, agize igitekerezo runaka, yego, cyangwa se ukirengagiza gukora ikintu cyiza igihe wagombaga kuba wagikora. Niba hari ikintu cyiza ugomba gukora ariko ukirengagiza kugikora, ibyo byose bikaba binyuranye nuko Imana ishaka yuko wowe muntu, wowe urimo kubikora ubaho, icyo gihe ubukoze icyaha. Dukomeje rero kumva ubusobanuro bw'icyaha. Reka turebe muri Yohana wa mbere, mu rwandiko rwanditswe na Yohana rwa mbere ibice 3, turebe ku murongo waho wa 4. Ntabwo ari mu butumwa bwiza cyangwa se mu ivanjiri, ahubwo turagenda tujye kureba mu rwandiko rwa Yohana wa mbere, cyangwa se urwandiko rwa mbere Yohana yanditse ibice 3, turebe ku murongo waho wa 4. Handitse ati umuntu wese ukora icyaha aba agomye, kandi icyaha nibwo bugome. Turebe no muri Yakobo ibice 4 ku murongo waho wa 17. Yakobo ibice 4 ku murongo waho wa 17 haranditse ati nuko uzi gukora neza ntabikore bimubere icyaha. Hano rero mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice 3 ku murongo waho wa 4 hatubwira ngo umuntu wese ukora icyaha aba agomye, kandi icyaha nibwo bugome. Bya bintu tumaze kuvuga haruguru, tuti iyo ugiye kureba ubushake bw'Imana, iyo udakoze icyo amategeko y'Imana avuga, iyo ukoze igikorwa, uvuze ijambo, ugize igitekerezo cyangwa se ikindi kintu icyo ari cyo cyose kibogamiye ku ruhande amategeko y'Imana atariho, icyo gihe uba ukoze icyaha. Rero ngo icyaha ni ukubogama, kandi icyaha ubwacyo nicyo bugome. Urumva rero iyo ukoze icyaha uba ukoze iki? Ubugome. Kandi rero nanone iri jambo ryo muri Yakobo mu bice 4 ku murongo wa 17 baratubwiye ngo nuko uzi gukora neza ntabikore bimubereye icyaha. Hano nagira ngo nshyire umucyo kuri iki kintu cyo kuvuga ngo igihe wirengagije gukora igikorwa cyiza. Rero bivuze yuko niba wirengagiza gukora neza kandi ubizi ko wakabikoze, icyo gihe nabwo ubigize gute? Ubukoze icyaha. Ibyo nabyo biba bikubereye icyaha. Ibi rero, ibi byose maze kuvuga haruguru, imirongo dusomye bigaragaza ko icyaha atari ugukora ikibi gusa, ahubwo no kwirengagiza gukora icyiza igihe ugishoboye, nabwo ugize gute? Ubukoze icyaha. Icyaha rero mu ijambo ry'Igiheburayo cyangwa se mu rurimi rw'Igiheburayo, icyaha turabizi neza yuko hari ibitabo bimwe byo muri Bibiliya mu Isezerano rya Kera byari byanditswe mu rurimi rw'Uruheburayo rivuga ngo ni hat. Ijambo ry'Igiheburayo risobanura icyaha. Ubwo tugiye kwinjira mu mwimerere neza w'icyaha. Rero icyaha mu Ruheburayo cyitwa hat, bivuze ngo ni uguhusha intego. Iryo jambo risobanuye mu Giheburayo ryitwa hata, risobanurwa ngo ni icyaha. Ryo risobanura ngo ni uguhusha intego, cyangwa se kutagera ku kigero wari ugamije cyangwa kuyoba inzira nziza. Ibyo bintu tuze kubyumva neza. Icyaha cyangwa se mu Ruheburayo byitwa hata, bivuga guhusha intego, kutagera ku kigero wari ugamije. Tuvuga guhusha intego, niba wari ufite umwambi ugiye kurasa ahantu runaka, warangiza ugahusha, nibyo navuga nko guhusha intego. Rero gukora icyaha ni uguhusha intego.
gukora icyaha. ubundi umuntu ntabwo yaremewe kuza gukora icyaha, yaremewe kuza gukurikiza iki? Amategeko, amategeko y'Imana, cyangwa se kuza kujya mu gukora mu bushake bw'Imana, mu by'Imana ishaka. rero iyo ukoze ibyo Imana idashaka, ubushije intego yawe ni ukujya mu murongo Imana igushakaho. rero iyo udakoze neza, utagiye muri uwo murongo, icyo gihe ukoze icyaha, nicyo twita guhusha intego, cyangwa se kutagera ku kigero wari ugamije. muri make wari ugamije kudakora ibibi, wari ugamije kujya muri wa murongo Imana igushakaho, ariko ntabwo ugize gute uwugezemo. ariko nanone bikavuga kuyoba inzira nziza. iyo ukoze icyaha, n'ubundi rya jambo ryacu risobanura kuyoba inzira nziza. urumva niba ukoze icyaha uba uvuye mu nzira nziza ugiye mu nzira mbi. rero bivuze yuko icyo gihe uba uyobye inzira nziza. igihe cyose ukoze icyaha, waba ukizi waba utakizi, menye yuko uyobye inzira nziza. hanyuma rero mu ikigereki nacyo buriya isezerano rishya, iri sezerano rishya cyangwa se iki gice cya Bibiliya cy'isezerano rishya kivuga cyanditswe mu rurimi rw'ikigereki, rero naho mu kigereki hariho naho ijambo rivuga icyaha. nk'uko mu Kinyarwanda tuvuga ngo icyaha, mu kigereki ho bavuga hamaritiya. ni ryo jambo risobanura icyaha mu rurimi rw'ikigereki. hamaritiya rero rivuga guhusha intego. urumva duhujije na rya jambo ryo mu kigereki, ryo mu Giheburayo rivuga hata, noneho hano ho bakavuga ko ari hamaritiya, rivuga guhusha intego, kudakora iby'Imana ishaka. hamaritiya, kudakora iby'Imana ishaka. urumva bigiye kuza kwa kuyoba inzira nziza, kudakora iby'Imana ishaka. icyo ni icyaha. ndimo ndashaka gusobanura icyaha, ntabwo ndajya mu kuvuga ngo ibyaha ngo ni ibi n'ibi. ndacyari gushaka gusobanura icyaha. hamaritiya rero nanone bivuga kudakora iby'Imana ishaka, cyangwa se gutandukana n'ubushake bw'Imana. iyo utandukanye n'ubushake bw'Imana uba ukoze icyaha. aya magambo rero navuga mu mwimerere w'amagambo Bibiliya yanditswemo, cyangwa se mu mwimerere w'indimi Bibiliya yanditsemo, naho ijambo icyaha ririmo kandi rirasobanutse. urumva mu Giheburayo rivuga guhusha intego, ariko nanone mu kigereki naho bikavuga guhusha intego, kudakora iby'Imana ishaka, cyangwa se gutandukana n'ubushake bw'Imana. ubwo icyo gihe twaba tukiri gusobanura icyaha. umusore rero azeza inzira yate, nicyo kiganiro turimo. umuntu wese azeza inzira yate. rero turi kurebera hamwe icyaha n'ingaruka z'icyaha. dushaka kumenya icyaha n'ingaruka zacyo, Imana itugire neza. ubwo rero aho ngaho nkeka ariko turimo kugenda dusobanukirwa ijambo icyaha icyo risobanukiwe mu Kinyarwanda, cyangwa se no mu mwimerere w'indimi Bibiliya yagize gute yanditswemo. dukomeze. hanyuma rero twakibaza tuti, kuki abantu bamwe bavuga ko ikintu ari icyaha, abandi bakavuga bati iki ntabwo ari icyaha? hari ibintu byinshi bamwe bashingiraho. icya mbere ni amadini atandukanye, icya kabiri ni umutimanama, ndetse n'ibindi. wenda twavuga kudasobanukirwa neza ibyanditswe, kudasoma Bibiliya ngo yumve icyo wenda ivuga. hari ibintu byinshi twavuga, ariko ibi bibiri by'ingenzi birumvikana: amadini atandukanye ndetse n'umutimanama. Imana ikomeze kutugira neza ndetse no kudushyigikira. ibi bintu rero tugiye kubyinjiramo, impamvu umuntu ashobora kuvuga ati hano iki ni icyaha, iki ntabwo ari icyaha. ndashaka yuko buri wese yakuramo ubumenyi muri iyi ngingo, cyangwa se kuri iki cyiciro tugezeho, kugira ngo tuhe umurongo neza muze kubyumva.
niba wari uri kumva iki kiganiro uhuze, ndagira ngo uhuguke kugira ngo iki kintu tukiganireho kandi tucyumvikaneho. Kuki abantu bamwe bavuga bati iki ni icyaha, abandi bati iki si icyaha? Hari ibintu byinshi uzasanga ahantu hamwe bavuga bati iki ni icyaha. Urugero ngo kunywa inzoga, bamwe bifashisha n'imirongo iri muri Bibiliya bavuga bati kunywa inzoga si icyaha, abandi bayifashisha bavuga bati kunywa inzoga ni icyaha, abandi bavuga bati gusuka, gushyira ibisuko ku mutwe ni icyaha, abandi bati ntabwo ari icyaha, abandi bati gusiga inzara ni icyaha, abandi bati si icyaha, n'ibindi byose ushobora gusanga abantu bavuga bati bisi icyaha. Cyane hari nk'abantu bavuga bati nimba nkoze imibonano na sheri wanjye dukundana tugiteretana si icyaha, abandi bakabifata nk'aho ari icyaha. Uruhande mbogamiyemo ntabwo ndaza kuruvuga, ariko turaza kubiganiraho twese, turaza kubyumvikanaho tumenye impamvu y'ibyo bintu. Rero ikintu cya mbere ni amadini atandukanye atuma dushobora kuganira kuri ibyo bintu cyangwa se kuvuga kuri ibyo bintu ntitubyumvikaneho. Abo mu idini rinini cyangwa se itorero rinini bavuga ko ibi ari ibyaha, hano ntibavuge ko ari ibyaha. Ikintu cya mbere Bibiliya itubwira yuko ubuyobozi bwose bwaturutse ku Mana. Keretse ubaye usenga mu itorero ritashyizweho n'Imana cyangwa se rifite ahandi hantu byavuye, cyane cyane kuri Satani, ku mubi, ku badayimoni n'ibindi. Ariko igihe usenga mu itorero ryaturutse ku Mana, twese twemeranye yuko ubuyobozi bwose bwaturutse ku Mana. Ubuyobozi bwose buva hehe? Ku Mana. Ubuyobozi bw'amatorero dusengamo buturuka hehe? Ku Mana. Rero ntabwo ibi byakabaye intambara. Ngiye kubaha akantu kameze nk'agakuru gatoya, mvuga ni hari ababyeyi babiri. Itorero ryacu turaza kuryita umubyeyi. Itorero turyita umubyeyi. Rero ndaza gukoresha amazina yanjye, nitwa Eric Ndacyayisenga. Hari umubyeyi witwa Eric, hari n'umubyeyi witwa Ndacyayisenga. Hanyuma Ndacyayisenga akareba akavuga ati rero wenda akabwira umwana we akamubwira ati rero mwana wanjye, hano muri runo rugo ntabwo wemerewe kuhagera nyuma y'isaha ya saa moya. Eric we akavuga ati mwana wanjye, hano uzaze igihe ushakiye, ariko waza nijoro, waza ku manywa, igihe cyose ushakiye, ngo hari buri uzaze igihe cyose ushaka. Ariko akagira nawe wenda ibyamubuza, akamubwira ati wenda ntuzazane inzoga muri runo rugo, yego wenda nk'uru uzagenda uzinywa ariko ntuzazigeze hano. Nyamara Ndacyayisenga we yabwiye umwana we ati ntuzarenze saa moya utaragera muri runo rugo. Okay? Ayo ni amategeko y'ingo zitandukanye. Hanyuma rero wa mwana wo kwa Ndacyayisenga nagerayo nyuma ya saa moya, azaba akoze ikosa, azaba arenze ku itegeko yahawe. Kandi twumvikanye ko icyaha ni ukurenga ku itegeko. Hanyuma uwa Eric we nizira saa kumi zo mu rukerera, nta kosa azaba akoze kubera yuko yemerewe kuhagera igihe cyose ageze gute ashakiye. Ya nzoga wenda tuvuge ntazanye inzoga, akaba wenda yayinyweye yanasinze cyangwa se n'iki byose, ariko kubera ko yemerewe kunywa inzoga ariko ntiyemererwe kuyinjiza iwabo, ntabwo azaba akoze ikosa. Ariko naza saa moya z'umugoroba, ntakeshe ijoro, akaza saa moya rwose, ariko akaza yinjije inzoga, akaza azanye akantu wenda k'inzoga mu ikote n'ibiki byose, icyo gihe azaba akoze ikosa, nubwo aje azindutse n'ibiki byose, ariko akoze ikosa, arenze ku itegeko yahawe n'umubyeyi we. Umubyeyi we yabibona cyangwa atabibona, icyo gihe abakoze abakoze ikosa. Rero icyo gihe bihita bihinduka icyaha, kuko icyaha ni ukwigomeka ku mategeko, ni ukudakora icyo amategeko agira gute avuga. Rero
ibyo abantu bavuga bati hano kunywa inzoga ni icyaha, hariya kunywa inzoga si icyaha, reka tubihe umurongo. Itorero, ubuyobozi bw'itorero runaka twemeranyije yuko bwaturutse ku Mana. Rero ubwo buyobozi turabufata nka wa mubyeyi, kuko wa mubyeyi witwa Eric, hari leta nayo ikontorora uburenganzira bwiwe n'uburyo ashobora kubariramo umwana we, kuba utamurera mu buryo bukwiriye wabihanirwa. Hanyuma leta turaza kuyita Imana muri buno buryo, tuvuge tuti wenda Imana ni leta muri ubwo buryo. Imana niyo mukuru, niyo mugenga w'abo babyeyi. Itorero rigengwa n'Imana, ariko rifite abayobozi baturutse ku Mana. Rero abo bayobozi bakicara bakavuga bati ibi rero ntitugomba kubyemera wenda mu itorero ryacu bitewe n'impamvu izi n'izi. Hirya bakavuga bati kunywa inzoga si icyaha, ahubwo wenda icyaha ni icyo inzoga zagize guteza dukoresheje. Uyu akavuga ati kubera yuko inzoga zishobora kunkoresha icyaha, no kuzinywa mbihinduye icyaha. Akavuga ati iwanjye muri no torero, twebwe abakuru b'itorero turavuze tuti kunywa inzoga ni icyaha, ibyemewe. Gusuka imisatsi yawe ugashyiramo ibiki n'ibiki byose ni icyaha, ntitubyemera. Guconga inzara, gushyira ibiki ku nzara, komeka izindi, gusiga ni icyaha, bitewe n'uko wenda tuzi ko bigendanye n'ubwibone n'ibiki byose ni icyaha. Abandi hirya muri n'itorero bakavuga bati gusiga inzara, gukora umusatsi neza bituma umuntu agaragara neza, asa neza. Ibyo twebwe ntabwo ari icyaha. Turi gushyira umurongo kuri cya kintu kivuga ngo hano ku kibavuga ngo iki ni icyaha, bano ntibavuge ko ari icyaha. Icyo gihe rero ntawe wacira urubanza, kubera yuko niba ubwo buyobozi buyoboye iryo torero bwaturutse ku Mana, icyo gihe umuyoboke w'iryo torero ntabwo arimo gukora icyaha kubera ibyo arimo gukora, ahubwo yakora icyaha ryari igihe ari kuri rya torero ritendera bya bintu, yarangiza akanabikora. Rero icyaha gihinduka icyaha kuko hari amategeko wagize gute wigometseho. Nimba rero amategeko ashyirwaho kugira ngo tuyakurikize, kandi ubuyobozi bwose bukabuturuka ku Uwiteka, icyo abo bayobozi bashyizeho n'Imana iragikunda, niyo mbese iba yanabayoboye. Ivuga iti wenda uzaba adashoboye gukora ibi azaba muri iri torero, uzaba bishoboye azaba muri iri torero, kuki wajyaho ngo kuba muri tabyemera? Icyo gihe rero nyeka yuko turimo tugenda dusobanukirwa impamvu abantu bashobora kutabyumvikana, ariko rwose bijyeho umurongo. Umuyoboke w'itorero runaka nimba akora iby'itorero rye rimwemerera, kandi abona rwose nako we ashobora no kutamenya, iryo torero rikaba ryaturutse ku Mana, kabasenga Imana byanyabyo atari bya bindi byo kuza kwishushanya mu bantu, icyo gihe ntabwo aba ari gukora ibintu bibi. Hari aho rero usanga abantu bavuga bati ese kabarokore batanywa inzoga, nitujya mu ijuru tugasanga inzoga kuyinywa atari icyaha. Wowe mu itorero ryawe ntabwo ari icyaha, ariko we mu itorero arimo ni icyaha. Murekere uburenganzira bwe, nawe akurekere uburenganzira bwawe. Abantu nabo bakavuga ati ese ko twe tutanywa inzoga, nitugera mu ijuru tugasanga kunywa inzoga ari icyaha, ubwo bari bazarimbuka. Wivuga gutyo, ahubwo menya ngo nimba akora iby'itorero rye rimwemerera, kandi iryo torero rikaba ryaturutse ku Mana, icyo gihe nta cyaha arimo gukora. Ariko wowe itorero ryawe kuko abayobozi baryo baturutse ku Uwiteka, kandi ibyo bakubwira bayoborwa n'umwuka w'Imana, icyo gihe nukora ibyo batakubwira cyangwa se ibyo doctrine y'itorero ibuza, icyo gihe uzaba ugize gute? Uzaba ukoze icyaha. Ibyo ngibyo byo nizeye ko tubyumvikanyeho, iyo ngingo ku madini tuyumvikanye. Hanyuma rero idini runaka ryifate ribuze ibintu, riti ibi ngibi ntabwo byemewe, nyuma hazazemo abandi bayobozi nabo baturutse ku Mana bavuge bati ibi rero twebwe tubishyizeho, abantu turababohoye ntibakora ibi ngibi.
ukagira icyo twita umutimanama. Navuze nti abantu bibaza kuri ibi bintu bashingiye ku bintu bibiri, amadini atandukanye ndetse n'umutimanama. Njyewe umutimanama wanjye nkizwa itorero ryanjye ndijyamo hari ibintu ryangaga, kandi nanjye numva rwose simbikunze, ibi rwose ni ibyaha. Rero itorero nyuma rikaza kweza ibintu rikavuga riti ibi si ibyaha. Umutimanama wanjye umwuka wera akoreramo akazajya ambwiriza akambwira ati ibi ngibi ni ibyaha. Tuvuge ADEPR ntabwo bemera yuko abantu wenda basuka imisatsi yabo n'ibindi byose. Wenda nyuma ukazaza kubona wenda ADEPR igize gute irabyemeye iti nimusuke imisatsi yanyu. Ariko njyewe kubera ko wenda nakijwe wenda ndi umwadeperi cyangwa se runaka ari umwadeperi agakizwa azi yuko ibyo bintu bitemewe, bikamujyamo agahamyana n'umwuka w'Imana, umwuka w'Imana akazageza mu mutimanama wiwe akamugira inama akamubwira ko ibyo bintu bitemewe, inyuma itorero rikaza kubyemera, umutimanama wawe ukakuyobora kudakora ibyo bintu. Icyo gihe nugenda ukabikora kandi uzi ko umutimanama wawe urimo kubikubuza, icyo gihe nabwo uzaba ugize gute? Uzaba ukoze icyaha. Ntabwo ndibuze kuvuga nti iryo dini rizaba cyangwa iryo torero rizaba rikoze icyaha, ibyo byo ntabwo ndibuze kubikora, kuko icyaha twamaze kumenya icyo ari cyo, twagisobanukiwe. Niba abayobozi b'iryo torero barimo guhabanya n'amategeko y'Imana, ubwo nibo bazazira kuyoba kw'abayoboke babo. Ibi bintu murabyumvise neza? Abayobozi b'itorero nimba bari guhabanya n'amategeko, kuko twamenye yuko icyaha ni uguhabanya n'amategeko y'Imana, ni ukwigomeka, gukora bya bindi byose twavuze bisobanurwa mu Kigereki ngo amaritia cyangwa se hata mu Giheburayo. Ibyo bintu rero iyo ubikoze guhabanya n'ubushake bw'Imana, icyo gihe menye ko ukoze icyaha. Iryo torero rero rishobora kugenda rigafata ibintu bitakwiriye wenda bitunganya, ntabwo abayoboke baryo bo bazabizira. Babandi bumva yuko umutimanama utacira urubanza, bumva rwose nta kibazo, ariko ababikoze nibaba barimo gukora ibidakwiriye, nta kabuza bazabizira. Rero reka nkwereke ikintu. Nuba ugiye gukora ikintu, ukibaza utese iki kintu ni icyaha cyangwa se si icyaha. Hari ibibazo ukwiye kwibaza ukabanza ukamenya, kuko bizahita bikubwira ko ari icyaha. Icya mbere uzibaza ute, ese birahesha Imana icyubahiro? Iri torero ryanjye ko hari ibintu ritemeraga rikaba ryabyemeye. Wenda nitwemeraga kunywa inzoga, ubu twazemerewe. Njye kunywa inzoga, banze bazize, ese birahesha Imana icyubahiro? Nimba wenda dusanzwe tunywa inzoga, nta mpamvu wenda yo gutekereza kuri ibyo. Ariko ntabwo twigize ducira urubanza umuntu w'inzoga. Yego, nta muntu n'utayinywa nawe ntacirwe urubanza. Ariko nimba uyinywa uri mu itorero ritabyemera, urubanza rukuriho, nawe urabizi ko rukuriho, kandi impamvu tumaze kuyumvikana, tumaze kuyiganira. Rero uzibaza ngo se twavuze ngo inzara zacu nta kibazo tujye komekaho izindi tunazisige, ibi bintu ese birahesha Imana icyubahiro? Kabiri, ese byubaka abandi? Abambona, abazajya bambona bazajya bubakwa n'ibyo nakoze? Icya gatatu, ese birandangaza cyangwa binjyana kure y'Imana? Ibintu ngiyemo ese birandangaza cyangwa se bijyana kure y'Imana? Hagiye bavuga bati gutakaza igihe kirekire ku mbuga nkoranyambaga ni icyaha. Ibaze se birandangaza cyangwa se binjyana kure y'Imana? Ibi bintu ndi kujyamo
wenda sinajyaga njya mu tubyiniro, sinajyaga njya mu biki, ibi birandangaza cyangwa se binjyana kure y'Imana. Okay. Icyanyuma rero, ese umutima wanjye urabyemera? Ibaze ngo ese umutima wanjye ibintu ntekereza kuba nakora, umutima wanjye ugize gute? Urabyemera? Rero reka turebe icyo abahanga bavuga ku cyaha. Abahanga mu by'iyobokamana cyangwa se theologians, iyobokamana ni theologia cyangwa se theology, abo bahanga rero mu by'iyobokamana tubita theologians, bavuga ko icyaha ari ukwigomeka ku Mana no ku bushake bwayo. Niko abahanga mu bya theology, urugero twavuga Augustine of Hippo, uwo nawe ni umuhanga mu bya theology, ndetse yanditse bimwe mu bitabo byifashishwa muri theology guhera ku rwego rwa humanité cyangwa se rwa AD kugera ku rwego rwa université cyangwa se university cyangwa licence mu bijyanye n'iyobokamana. Ibitabo bye birakoreshwa kandi abantu nyine biga ibijyanye na theology barabyiga, bashingira ku bitabo bye. Amasomo amwe n'amwe nimwo ava kandi byuje ubuhanga. Rero aba bahanga bavuga ko icyaha ari ukwigomeka ku Mana no ku bushake bwayo. Uyu rero witwa Augustine of Hippo yavuze ko icyaha cyaturutse ku gukoresha nabi umudendezo Imana yahaye abantu. Uyu muhanga mu bijyanye na theology, mu bijyanye n'iyobokamana, Augustine of Hippo yavuze ko icyaha cyaturutse ku gukoresha nabi umudendezo Imana yahaye umuntu. Icyaha gituruka he? Ku mudendezo. Ngiye mpawe umudendezo wo gukora icyo nshaka, ko rero ngomba gukora icyo nshaka nkabyitirira gukora n'ibibi, niho haturuka icyaha, kwa kwigomeka ku mategeko y'Imana. Ugasanga nemera kugura imyenda nshaka, ariko ugasanga ntangiye no kugura iyanika amatako. Ni ikibazo kubera ikindi kwanika amatako, kandi nzi ko wenda iyo tuzi ko abagabo cyangwa se igitsina gabo bakururwa n'ikimero n'imimerere y'igitsina gore. Wowe noneho ukajya kugaragaza ikimero n'imimerere yawe, ukajya kuyereka abagabo, ukoze iki se? Urimo uratuma hari ibintu bibi bibaho. Rero urumva uko uwo mudendezo wahawe wo kuba wahitamo imyambaro wambara ugiye kukuganisha hehe? Ku cyaha. Naha umudendezo wo kunywa ibyo ushaka. Itorero ryanjye wenda ntiryemera kunywa inzoga, narangiza nkahita njya kugira gute? Kunywa amayoga. Ibyo nabyo uwo mudendezo nahawe wo kuba nagenda nkajya kugura icyo nshaka, nkanywa icyo nshaka, ibyo nabyo bigiye kuntera iki? Narangiza nkajya gufata inzoga nk'inywa. Ibyo nabyo bituma biri gutuma nyine aho hantu hagiye guturuka icyaha. Wa mudendezo mfite ugiye guturukamo icyaha. Uwo bita rero Thomas Aquinas, uyu nawe ni umuhanga mu bya theology, ndetse yanditse ibitabo bitandukanye, uretse ko tutari mu bijye byo nonaha, ariko ikindi kiganiro buriya kijyanye n'ibi ngibi hari igihe tuzabirebamo. Yavuze ko icyaha ari igikorwa gihabanye n'ubwenge n'itegeko ry'Imana. Hari ahantu hejuru navuze ngo ese umutima wanjye urabyemera? Rero icyaha ni igikorwa cyose gihabanye n'ubwenge. Icya mbere, umutima wanjye, ubwonko bumbwiriza ko iki kintu nigikora nta kibazo ndababuze, nta kibi ndabandeje, nta cyaha nyine, ntabwo ari kibi. Icyo ubwenge bwawe bukubwira. Icya kabiri ni itegeko ry'Imana. Ese itegeko ry'Imana rinyemerera gukora ibi? Rinyemerera kugenda ngafata umugore w'abandi nkamubyinisha, rinyemerera gufata umukobwa nkunda nkamusomagura, nkamujyana mu buriri bikavaho dusambanye duhuje imibiri. Guhuza imibiri ni ikintu gikomeye, ni ikintu gikomeye cyane, kuko ubusambanyi
mvuze ko bakamvuga mu buryo bwo gusambana kuko nta torero na rimwe muri iyi si keretse iryo ntazi aho ryaturutse ryemerera abantu batashakanye gukora imibonano mpuzabitsina ngo ntiribyite ubusambanyi. Icyo gihe iryo torero ntabwo nakumva uko rimeze, ntabwo ndizi ubwo wenda baho ariko ntabwo nyazo. Rero ubusambanyi ni icyaha gikorewe imbere mu mubiri. Habayeho ikintu cyitwa guhuza umubiri, aho hari ibice bimwe by'umubiri bishobora kumfokamo yewe bikajya mu wundi niho byo bikanyinjiramo. Okay, ndetse urabyumva ni naho handuramo za ndwara zo mu mibonano mpuzabitsina n'iki byose. Rero izo ndwara ziba transfer cyangwa se ziva ku muntu umwe zikajya ku wundi kubera yuko habayeho guhuza imibiri neza. Umubiri ugahura n'uko wafata hano ukabaga ukadodana, imibiri iba yahuye icyo gihe. Nicyo nshatse kuvuga. Rero ubusambanyi ni cyaha cyakorewe mo indani imbere. Rero sinzi niba ubwenge bwawe bwakubwira ngo ninjye nagasambanya umukobwa ubundi se tugakora imibonano mpuzabitsina tugasambana. Simpamye yuko ubwenge bwawe buzakubwira yuko ibyo bintu ari byo, ngo unatekereze ko n'itegeko ry'Imana rikubwira ko ari byo. Niba ubwenge bwawe butakubwira ko atari byo, itegeko ry'Imana ryo ubwaryo rikubwira wiki. Ushobora kwibaza ngo ese ngo ubundi ninde kubera iki abapasiteri, abapadiri n'abandi ntazi, ababishopu n'abaki bose aribo batanga uburenganzira bwo kugira ngo abantu bakore imibonano mpuzabitsina? Ibi ngibi twumvikanye ko ubuyobozi bwose bwaturutse ku Mana. Rero Imana abo bantu yabahaye iki? Ubutwari, yabahaye ubushobozi, yabahaye imbaraga. Na Yesu ubwo ari mu isi yabwiye intumwa ze ati rwose mugende uzemera muzamubatiza. Yego, abazemera muzamubatiza. Rero urumva yuko abari abangaba baba batuyoboye baba bari mu cyimbo cyangwa se mu cyimbo cy'Imana. Harabaye icyo twita delegation of power. Delegation of power ni ukuvuga akira kuri izi mbaraga ugenda ukore nk'ibyo nakagombye kubanywa. Buriya Imana baratanze izo mbaraga. Mbere Imana tuvuge kuri Adamu na Eva, twibaze icyaha bakoze. Turebe ko no mu Itangiriro ibice 3 inzoka yoshya Eva. Ahangaha ukakomeza ukagera ku murongo, uhere ku murongo wa mbere ukagera ku murongo wa 22, ku murongo wa 24 uhasanga icyaha cyakozwe na Adamu na Eva, ukamenya icyo ari cyo. Rero mbere na mbere Imana ijya kurema abantu, ijya kurema Adamu ikanamuha Eva, yarababwiye iti mugende mwororoke. Yego, mugende mwororoke. Rero bamaze guhabwa kujya kororoka, bageze muri Edeni niho basanze bya biti bari babujijwe, bikarangira bakiri icyo giti, bariye ku giti kimwe, ndetse bakanakurwa muri Edeni kugira n'ikindi bataza kukirya. Icyaha bari bakoze dore niki, icyaha bakoze bajya ku rubuto niki? Ni ugusuzugura, ni ukwigomeka, yego, ni ukutumva. Kuko mbere bari babwiwe mugende rwose mujye mukora ibyo biti muzororoke mu kwisi, ariko iki giti kiri hano mu busitani ntimuzarya. Ariko bakoze ubundi aho niho bitangirira, kutumva no kwigomeka. Nibo banishyize hejuru. Ko Satani abashuka yabwiye Eva yuko bagomba guhita bahinduka nk'Imana. Uko ni ugushyira hejuru, kumva ushaka kumera nk'Imana, bari bishyize hejuru, ni ubwibone bari bagize. Rero ibyo nibyo byaha Adamu na Eva bakoze. Umuntu uzumva aza kubwira ibindi byaha
abantu benshi bavuga ibintu bitandukanye, mubwiza ukuri azaba akubeshye. Nubishaka uzasome Bibiliya. Abantu benshi bavuga ibintu ngo ibingo nibyo bakoze. Oya nshuti zanjye, ntitukemere ibintu buhumyi. Jya muri Bibiliya usome. Nusoma imbere gatoya y'ibi byose uzasanga Imana yabwiye Adamu na Eva mugende mwororoke. Bari kororoka mu buhe buryo se? Kororoka ni ubwe mugenda wororoke, mugende mwororoke rwose mukwirisi n'ibiki byose. Ugasanga rero abantu bafashe ibintu babyitse ubundi buryo. Rwose hano muri Edeni, hano mu busitani, imbuto zari zirimo rwose bari bazibujijwe, ariko Imana yagira ngo irebe niba umuntu azabasha kubaha iryo tegeko imuhaye, kuyumvira, yego rwose akabyumva neza. Uzasome mu Itangiriro, usome ibice bibiri, ukomeze usome ugere ku bice bitatu. Ngo kandi Uwiteka Imana iravuga iti si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Uwiteka Imana irema mu butaka amatungo yose n'inyamaswa zo mu ishyamba zose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere byose, ibizanira uwo muntu ngo imenye uko abyita, kandi uko uwo yisi ikintu cyose gifite ubugingo aba ari byo riba izina ryacyo. Ubwo umuntu yita amatungo. Uwiteka Imana isinziriza uwo muntu, ubuticura asinzira, imukuramo urubavu rumwe isubiza inyama. Urwo rubavu Uwiteka Imana yakuye muri uwo muntu iruhindura umugore, imushyira uwo mugabo. Aravuga ati uyu ni igufwa ryo mu magufwa yanjye, ni akara ko mu mara yanjye, azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. Icyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata. None se Bibiliya ivuga ko umuntu yagombaga gusiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata? Se na nyina bari kuba batarabyaye? Ibi rero nunasoma hirya Imana ire mu bantu, uzasanga ibabwira ngo bagende bororoke rwose, bororoke bagwire mu isi. Yego. Hanyuma rero ubwo aho ku cyaha cya Adamu na Eva naho tugize icyo tubyumvaho. Uwo bita rero nari kuvuga, uwo bita Thomas Quinn wavuze yuko icyaha ari igikorwa gihabanye n'ubwenge n'itegeko ry'Imana, ndabisobanuye. Uwo bita Martin Luther cyangwa se Martin Luther, we yigishije ko icyaha kiva mu bitekerezo atari mu bikorwa gusa. Mu bitekerezo, ugitekereza ikintu runaka kitari cyiza, buriya bivuze ngo tugomba kujya dutekereza ibintu tukamenya ibyo turi gutekereza ibyo ari byo. We yigishaga avuga ko icyaha kiva mu bitekerezo, gituruka mu bitekerezo, niyo inkomoko yacyo ituruka. Bituruka mu gutekereza ibintu bitari byo, warangiza ukabishyira mu bikorwa. Hanyuma rero uretse kuba twarebye ku bahanga mu bijyanye na teoloji, dushobora no kureba abahanga mu bijyanye na filozofi bo uko babyita. Bamwe ntibakoresha ijambo icyaha, ahubwo bavuga ikibi, evil, cyangwa imyitwarire mibi, immorality. Bo bavuga ko icyaha cyangwa se ntibabyita icyaha, bavuga ko ari ikibi cyangwa se immorality, imyitwarire mibi, imyitwarire idahwitse. Nabo ntabwo urumva hari abantu bavuga bati filozofi ntihura na teoloji, ariko hano urumva icyaha n'ubundi si icyiza, ni ikibi. Ya myitwarire mibi igukura he? Ku Mana. Filozofi hano uyihuza, ushaka kuyihuza na teoloji ukaza gusangamo ikintu cyiza. Kandi nta nubwo ari nabo gusa, usanga abahanga mu bijyanye na sociology, mu bijyanye n'imibereho y'abantu mu buzima busanzwe, abahanga mu bijyanye na psychology, mu mitekerereze, byose
ushobora nabo kumva icyo bavuga, bo hose bahuriza ku kintu kimwe ko icyaha ari ikintu kibi. Rero hari ingaruka z'icyaha umuntu wese atakirengagiza. Kumvise icyaha icyo ari cyo, rero urumva iyo utarimo guhuza n'ubushake bw'Imana, ubushake bw'umutima wawe, icyo umutima wawe uri kukubwira, icyo gihe uri gukora ikintu cyitwa icyaha. Izi ngaruka rero tugiye kureba izigera kuri 5. Icya mbere ni ugutandukana n'Imana. Turebe ijambo ry'Imana tuza gusanga muri Yesaya 59 umurongo wa 2. Ingaruka ya mbere y'icyaha: ahubwo gukiranirwa kwanyu niko kwabatandukanyije n'Imana yanyu, n'ibyaha byanyu nibyo biyitera kubima amaso ikanga no kumva. Icya mbere, ingaruka y'icyaha ni ugutandukana n'Imana ntikumve. Yesaya 59 ku murongo waho wa 2. Genda usome, uraza kugira gute kuba wumva icyo ijambo ritubwiye. Ahubwo gukiranirwa kwanyu niko kwabatandukanyije n'Imana, niko kwadutandukanyije n'Imana. Yego, n'ibyaha byanyu nibyo biyitera kubima amaso, ndetse yego, kubima nibyo biyitera kujya gute kubima amaso no kumva. Imana rero ikanga kumvira umunyabyaha. Niba uzi kuri mu byaha rwose, bavuge ngo Imana muri kumwe, ngo Imana irakumva. Icya kabiri ni urupfu rwo mu mwuka. Urupfu rwo mu mwuka. Mu Baroma 6 ku murongo wawo wa 23. 6 ku murongo wawo wa 23 haranditse hati: kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho muri Yesu Kristo umwami wacu. Ibihembo by'ibyaha ni urupfu, urupfu rwo mu mwuka. Ushobora kuba wibwira ngo ndi muzima, wumva ngo umeze neza, kumva warapfuye uhagaze. Aricyo twita gupfa uhagaze, gupfa mu buryo bw'umwuka. Niba udahura n'umuremyi wawe, nta hantu uhurira n'umuremyi wawe wakuremye. Yego, udahura n'Imana mu bitekerezo cyangwa se niba nta hantu ushobora kuba wahurira n'Imana ngo ikwishimire, menya yuko amaze gupfa. Icyo ni igihembo cy'ibyaha. Iyo ni ingaruka y'icyaha. Icyaha gituma umuntu apfa mu buryo bw'umwuka. Kubura amahoro, umutima ukagucira urubanza, ubwoba cyangwa kwicuza. Ukabura amahoro iyo ukora ibyaha, ukabura amahoro. Ariko niba uzi amahoro nibyo byiza, kuko ushobora kwiha amahoro ariko n'ubundi ntabwo uba uyafite. Uretse ubuse ubu tuvuga urasambanye, wubatse etaje, koko inshuti yanjye, kubera uyikuye mu busambanyi. Nawe urabizi ko wica amategeko y'Imana, urabizi urabizi. Wowe ufite amahoro. Ntabwo nzi niba ufite amahoro yo kuntu wabikuye mu busambanyi, ariko menya ko nta mahoro wakagize, nta nawe rwose ubuteze uzagira keretse kwihana. Umutima rero gucira urubanza, icyo ni icya mbere, ukagira ubwoba ndetse ukanicuza. Buri gihe umaze gukura, ibyo ngibyo byishora muri mutoya ucyumva ugifite uturaso, ariko iyo umaze gukura uravuga uti ibi bintu ni ibiki. Uri uganira n'umuntu usambana, yakubwira ati muvandimwe ibi bintu rwose ntukabigemo. Nukuganira n'umuntu uroga, ashobora kuvuga ati ibi bintu rwose bireke. N'ibyaha byinshi nakirwa ndondora, si ngombwa mvuge ngo iki ni icyaha, iki ni icyaha. Ikizima nuko tuganira tukamenya icyaha icyo ari cyo. Ikintu uzakora cyose kiganisha ku busobanuro naguhaye, uzumve ko ari icyaha, ukireke. Then kwangirika
mu buryo bw'imibanire, kwangirika kw'imibanire yawe. Urumva niba ukora ibyaha, kwangirika, gusenyuka k'umuryango wawe, ubucuti n'icyizere hagati y'abantu bikagira gute, bikarangira, ugasanga nta nshuti ukigira, cyangwa se iyi nayo ni ingaruka y'icyaha. Ushobora kwibwira ngo ibi kubikora ntacyo bitwaye, ariko ni kizaba ari icyaha. Umva, ntabwo wakomeza kugira imibanire myiza n'abantu. Icya kabiri ni uguhabwa ibihano n'Imana, cyangwa se igihano n'Imana. Umuntu ashobora kwibaza ati ese Imana irahana? Hano rero nabyo reka mbihe umurongo mvuge nti Bibiliya yigisha ko umuntu utihana azabazwa ibikorwa bye ku munsi w'urubanza. Umuntu utihana, kwirwa ugenda ukora amakosa, ukora ibintu nawe wizi ko ari ibyaha, ukabireka ukazarinda ubipfana ngo bazagusengera warapfuye ibiki. Twebwe harakwiriye tuza gusohoza umuhango aho dushyinguye umuntu. Yego yari umuntu, yaremwe mu ishusho y'Imana, birarangiye. Twebwe uruhare rwacu ni hariya rurangirira, ni hariya rurangirira. Rero n'undi utarihanye, nta n'umutima wo kwihana wumva ufite, genda amahoro, ibyo wakoze ntiwihane uzabibazwa. Hari ikintu rero gikomeye twibaza hano. Ese umuntu wese yavuka ari umunyabyaha? Umuntu avuka ari umunyabyaha? Ibi hari amadini amwe n'amwe abyibaza, ugasanga bamwe ntibabyemera, abandi barabyemera, ariko iki ni ikibazo kitavugwaho rumwe n'abantu benshi. Mu myizerere ya gikristo myinshi abantu bavuka bafite kamere y'icyaha, cyangwa se icyo twita original sin, ariko buri wese akabazwa ibyo akora. Buri wese akabazwa iki? Akabazwa ibyo akora. Ayo rero ni amadini amwe n'amwe, ni ahantu hamwe na hamwe batwigisha yuko umuntu avukana icyaha, cyangwa se original sin, avukana kamere y'icyaha. Ariko ahandi ugasanga mu yandi madini cyangwa se filozofi yo ikivuga, iravuga iti umuntu avuka atanduye, hanyuma ibikorwa bye nibyo bimugira mubi cyangwa se mwiza mu nyuma. Rero icyo nshaka ko dufataho umurongo hano ni uko ibi ngibi atari byo bikwiye kuguhangayikisha ngo wibaze ati ese navukanye icyaha, ese nakigize nyuma. Ibi ntabwo ari byo bikwiye kuguhangayikisha ngo bigutere kujya gutekereza ibintu byinshi usanga ukoreyemo n'ibyaha. Wowe icyo aho uri, ibyo bakwigisha, menya yuko icyaha kibaho. Icyo cyura kizi ko icyaha kibaho. Niba ubizi ko icyaha kibaho, irinda icyaha, usaba imbabazi niba ukora ibyaha. Ubundi se ubu wagenda ugahagarara ukavuga ngo ndi umwere? Ibyo kuvukana ibyaha n'ibyo kubigira nyuma, ibyo nkeka yuko nta kintu kibiri inyuma cyagufasha muri buno buzima, cyangwa se muri buno rugendo tuganamo rwo kwirinda ibyaha no kubirwanya. Kuko twebwe turi muri kamere y'abantu, kandi ntabwo turagera kure cyane aho umwanzi atarasa imyambi. Satani utaratinye kwegera Eva na Adamu baremwe bwa mbere muri iyi si, ntabwo yatinya kwegera wowe ngo nawe akuraseho imyambi, kandi imyambi yakugeraho. Niyo mpamvu rero Yesu yabambwe kugira ngo nunakora icyaha ugire gute? Umwegere usaba imbabazi. Umwanzuro rero ni uko n'igihe wacitswe wakoze ibyaha, nawe ukiri kumva umutima wawe utagucira urubanza, igihe wagucira urubanza, egera Imana usabe iki? Usabe imbabazi. Ikiganiro rero ni umusore yakeza inzira yate, icyaha turakimenye n'ingaruka zacyo. Nakagaruka, mukomeze kugira amahoro y'Imana.